Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tubifuriza umunsi mwiza, tubifuriza amahoro atangwa n'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, ibahe kurama, ibahe ubutunzi, nimutega ibiganza Imana ijya ibaha amafaranga, ibaha abagore, ibaha abagabo, mbese umukobwa ukeneye mu Imana imumuhe mu izina rya Yesu ndabyatuye. Umusore ukeneye umugore, Imana imumuhe mu izina rya Yesu ndamwatuye. Umuntu ukeneye amafaranga, Imana yamuhe mu izina rya Yesu. Ariko hari akaririmbo kamwe shaka ko twumva k'umupasitori umwe ariko utari hano mu Rwanda, uri mu gihugu cyacu cy'abaturanyi, igihugu cyacu dufitanye nava ko dufitanye isano rya hafi, igihugu cyacu cy'abaturanyi ngo mwahise mukimenya, igihugu cyo hakurya i Bugande. Ni rero umuntu nkunda cyane bamwita Pastor Bugembe. Pastor Bugembe ndamukunda ku rwego mutakumva, nkunda n'indirimbo ze, ndetse nkunda n'ukuntu abwiriza, nkunda ukuntu ahuza n'urubyiruko, nkunda mbese Pastor Bugembe. Imana ijye guha umugisha, Imana ijye guha umugisha. Ndabizi aka video uzakabona kazagenda ariko kazatinda kakugereho, ndabizi, ariko indirimbo yawe narayikunze. Nubwo abantu bamwe b'abanyarwanda batabasha kumva urugande, ariko uko byagenda kose hari ababasha kurwumva, kandi buriya rugande n'urunyarwanda bijya genda gusa, buriya nago hari amagambo wumva ukumva ko bihura abenshi batabasha kuruvuga. Ariko Pastor Bugembe we bari kuyimba akayimba karungi nnyo, akayimba karungi nnyo mukama kuwo mukisa. Olina akayimba kamu wano, akayimba kankwase ku mutima, bulijjo nkateka mu nkawulira bulungi, kanyamba buyambi, sebo olina omukisa gwa Mukama, olina amaanyi ga Mukama Pastor. Bannayi kano kayimba kankwaseko, kankatekemu mukawulire, nkayina kankatekemu. Kano kayimba kalaba buli muntu wonna, kano kayimba bannayi. Pastor Bugembe Mukama kuwo mukisa, kankatekemu, deka ngashirema kakaririmbo mukumve. Hano Pastor Bugembe yaravuze ngo ayi Mukama Mana numa amafaranga, Mana ndashaka amafaranga, nuyama ntago nzayangiza. Ngo Mana ndashaka umugore, numwuma sinzamwangiza. Uburyo kavugamo no mu Runyarwanda birahura. Ngo numa amafaranga sinzayonona, ngo numa n'umugore sinzamwonona, ngo numa n'umwana sinzamwonona, ngo numa n'imodoka sinzayonona, ngo ndetse ngo numa n'umwuka wera ngo nawe sinzamwonona. Mbakumuje kano karirimbo. Hari abatari bugashobore kukamenya, ariko ndabizi ko muragenda mwumva amagambo makeya. Sebo Bugembe kano kayimba ko kankwata ku mutima wange, njagala buli muntu wenna akawulire. Kali ku gundi, kali ku YouTube yo, kali ku YouTube yo. Pastor Bugembe kano kayimba buli sawa mba kayimba. Kankabatekeremu sawa yonna nsubire bye unyo, sawa yonna
subire by'amagero mukama mukama saba yose onazimpa sinjazonona mukama saba omukyala onamumpa sinjamonona mukama saba y'omwana onamumpa sinjamolona nageunyo alina gemagelo katonda yalina sawa 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 yona subire byeunyo sawa 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 yona subire byemagelo katonda yalina mukama saba yose mukama saba y'amafuta onagampa sinjagonona mukama saba y'emmotoka onajimpa sinjajonona katonda yalina sawa sawa yona subire byunyo sawa 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 yona subire by'amagelo alina mukama saba yose mukama saba yose onazimpa sinjazonona ayi mukama ndashaka umugore n'umuma sinzamwonona mukama ndashaka umwana n'umuma sinzamwonona muri Yesu hari n'ibyiza ni ukuri pe mukama saba y'imodoka ayi mukama ndashaka imodoka n'uyima sinzayonona webale nnyo webalire ddala mukama wange webale nnyo webalire ddala pastor Bugembe mukama kw'omukisa nze nsobola kuwulira alubumu yo yonna kutuuka kutuyimba walinje enyimba zo zonna nze nziwulira zibeera ku mutima gwange naye kano kankozeko mazima pastor webale nnyo shuti bavandimwe rero ibyiza turabivuga murumva je ntago nzi uruganda cyane ariko ndarwumva mujye mumbabarira nyine ndabivanga ariko nyine mbademo kubyumva ariko iyi ndirimbo n'ukuri yankoze ku mutima uburyo pastor Bugembe yayitekereje akavuga ariko ni iki kintu kirimo kurusha abantu muri iyi minsi ya none abantu bararushywa n'ubuzima kandi ubuzima buri mu mafaranga noneho we yaravuze ataho kugira ngo njyewe nje gusaba satani n'abadayimoni be ahubwo gereka nsaba Imana arangije bimufata ku mutima araririmba aravuga ariko ubundi ubungubu ni iki kintu natunga kidatanzwe n'Uwiteka Imana Bugembe aravuga ati reka nisabira Imana inyihere arangije areba aravuga ati ibintu Imana iguhaye rero bisaba kubyitondera y'Imana ibiguhaye ukabifata nabi irabikubaza Bugembe araririmba avuga ngo Mana ndasaba amafaranga kandi n'uyama sinzayonona arongera ati Mana kandi murabizi mu buryo tubayeho mu buzima bwacu bwa buri munsi ibyo bintu turabikennye abantu benshi barabikennye abasore bakennye abakobwa abagore bakennye abakobwa bakennye abagabo n'ingo zikennye abantu benshi bakennye amafaranga
arongera arimba ngo nyuma y'ibyo byose numara kubimukama n'umwana nawe ubwe sinzamwonona, sinzamutesha agaciro, sinzamupfusha ubusa, nzamukunda, nzamurera nk'umubyeyi, numa imodoka nzayikoresha ibyiza bikunezeza, sinzayonona, sinzayikoresha ibibi, sinzayijyana mu bidafite umumaro. Sebo, Imana iguha umugisha cyane. Ndabizi nawe ikinyarwanda uracyumva no gutabasha kukivuga cyane, ariko uracyumva. Ariko ndababwiza ukuri, iyi ndirimbo ni nziza ku bantu batari bayizi cyangwa bayumvaga ariko ntibasobanukirwe ikivuze. Ariko ahangaha we yavuga ko iby'Imana byose izagimuha, cyangwa ibyo ibyimuha nkuko yabisabaga, nkuko twese tubisaba, atazabyangiza. Ibintu by'Imana nta muntu ubigendamo gakeya ikabikuyoboramo. Urumva nka pasiteri afite umwuka w'Imana wo kuvuga ubutumwa bwiza, ndetse no haba mu buryo bwa speech cyangwa se mu buryo bwo kuririmba. Uyu muntu rero pasiteri, Imana ijye iguha umugisha cyane. Pastor, Imana iguha umugisha. No kuri iyi ndirimbo ngiyewe yanyuze mu mutima wanjye, numvisha ibyishimo byinshi, ndavuga reka nkasangiza abanyarwanda bene wacu. Ariko n'abagande nabo barayumva, bayumvise, natwe hano mu Rwanda turabakurikira. Katabe Uganda kamanyonyole mu Ruganda rutini mbade manye kogeramu, mbade njogeramu nogera mu Ruganda rutini sirungi. Kati bana Uganda basajja abawala bami mwena nsanyutse kogera namwe kubogererako icyo mbagamba mbagala nnyo. Njagala kumanya Oluganda, mbade njogera oba nvuma abantu simanyi naye njogera olwo manyi. Ndi wano ku TV mbade nsimira pastor waffe Pastor Bugembe. Kati nange ndi mu line ntambula ngenda ewaffe mugulu, naye tuli ku mulimo wano ku nsi. Tubade tunyonyola abantu batamanyo bakyatambula butambuzi tebamanyi gye balaga. Waliwo bagenda bamu bagenda abalala bajja, naye tebana bakumanya Mukama, tebana bakumumanya. Naye ekitutuuza wano ku TV tuba tunyonyola abantu ebya Mukama, tusoma Bible, tuyimba n'otuyimbi. Naye kano kayimba pastor kakubya abantu ku mutima kabakwase dda. Kasita omanya Oluganda n'otamanya Oluganda kamukutte. Webale nnyo Mukama wange. Mukama kuwa mukisa, akuwa tuyimba tungi. Kati nze nkwagala nnyo. Naye pastor, nze ndi wano mu Rwanda. Pastor nakulabyeko nga wajja wano simanyi wajja ddi, wajja nakulabye ku Fosweya. Naye nze sinabaddeyo, nakulabye ku gundi ku YouTube. Ngulaba Pastor Bugembe yazze wano mu Rwanda, lwaki ntabimanyi? Naye pastor oja kujja, ojo biteeka ku gundi ku YouTube yo, tumanyi oba pastor agenze kujja Rwanda, tumanyi gyolaze tukusange. Naye pastor tukwagala nnyo mu Rwanda,
oli ku mutima gwaffe. Basebo baganda mwena Katonda bamukisa abanyarwanda bale Uganda, Banyankole, Bakiga, Bahima, mwena tubalamusiza. Kale kano kayimba mwakawulidde mugende kugundi ku YouTube ye pastor wekali sikyekyo wama. Murakoze rero, turabashimiye bavandimwe bacu. Nokuri iyi ndirimbo bakore ku mutima. Ari umusore arashaka amafaranga kandi arashaka n'umugore, ari umugore nawe ari umukobwa arashaka amafaranga kandi arashaka n'umugabo, ndetse n'abashatse nabo barakeneye umwana. Nokuri indirimbo bakore ku mutima, kandi ndabizi neza ko irimo kubafasha cyane rwose pe, ndabizi ko irimo kubafasha. Imana ibaho umugisha. Ndabashimiye rero. Ahantu ndi hari akantu k'akazuba kenshi cyane mu Rwanda, hari izuba ryinshi, kandi Yesu yanjye yakwamye yanze gukora nayihoreje. Ubwo rero nyine ntabwo byari bumbuze gukora akaganiro hano kugira ngo buri muntu wese yumve ibyiza by'Imana, yumve ko n'abapastori, yumve ko abapastori ntabwo bagira impano zo kuvuga ubutumwa gusa, ahubwo bajyana impano zo kuririmba. Burya umuntu wabashiye kuririmba bari n'umuvuga butumwa, nyine yaba ari umuvuga butumwa mu ndirimbo, ariko Pastor Bugembe we araherenze. Pastor Bugembe ndagukunda. I love you so much. Ndagukunda. Uri ku mutima wanje. Uri ku mutima wanje Pastor. Kati nange njagala sente. Kasita zituka ziva kwa Yesu. Njagala za Kristo. Sagala zo munsi wano. Kristo azina. Afite ibintu byose. Yesu afite amafaranga. Yesu afite ibintu byose. Niyo mpamvu rero kuririmba kwacu turirimba dusaba Imana, ntabwo dusaba abantu. Kuko Imana ikoresha abantu. Nawe rero ibyo yasabye nanjye rwose nibyo mbasabira, nanjye nibyo nisabira mu izina rya Yesu. Uwiteka abaho umugisha. Murakoze.